gusoma amagambo y'Imana. Tutasimamisha na kusoma maneno mu gitabo cha Mathayo 24 katika kitabu cha Mathayo 24 wa 3 tutageza hapo umurongo wa 4 tutashuka chini kwa shairi hii. Tusome izina ry'Umwami Yesu. Yicara ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi igiye? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Amen. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimye kandi turaguhimbaje izina ryawe ndabucyubahiro. Dushimishwa nuko uduhereje iki gitondo cyo mbere muri minsi 7. Uwiteka dushimishwa nuko turi imbere yawe, ubere mu cyubahiro uzira twamaje Kristo. Mwami Mana Mana ishobora byose, twishimiye nuko Uwiteka wagira iminsi yo kuba kwacu, ubishimirwe uzira twamaje Kristo. Turi imbere yawe, amagambo yawe asomewe mu matwi yacu, ntacyo nashobora kuyavugaho kuko imvugo y'umuntu izana kurimbuka, ariko umwuka agatanga ubugingo. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo uwo mwuka utanga ubugingo azadusobanurire muri byose izina ry'Umwami Yesu. Waje ashonje atahe ahagijwe nawe, waje akeneye kukubona atakubonye, waje arwaye kubw'aya amagambo atakize ku bwayo, mu izina ry'Umwami Yesu. Uri dufate, uri tuyobore, bigusabye bize kubikoze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Abasha kwicara. Jina mwene data tuwashimije izina ry'Umwami Yesu Kristo. Na ndugu tunawasalimu katika jina la Bwana. Shimishwe n'ukubona muri kino gitondo. Tunashuhudishwa na kuona tumeona asubuhi ya leo. Iki gitondo harimo benshi bavuye mu mubiri. Leo kuna wengi walifariki. Hari benshi bagenda cecekerwa. Na wengi wamefika mahali. Ariko tugira amahirwe yo kwibona turi bazima. Twongera tugira amahirwe yo kugera imbere y'Imana. Kubona ari ubuzima ni kimwe, ariko kugera imbere y'Imana nicyo cy'ingenzi. Kuko Dawidi yaravuze ati, narishimaga cyane iyo mbonye iz'urusengero burya kugera imbere y'urusengero, ukinjira mu rusengero, urakwiriye kugira ngo ushimire Imana. Shimishwe no kubona izensanze bari hagati y'amateraniro. Tunashukuru Mungu sababu ya kuona ndugu Sanzoro iko ndani ya kazi. Shimishwe nuko dufite n'abashyitsi baje kudusura. Ya tunafurahishwa kwamba tuna wageni walikuwa Imana tugenderere, Mungu atakayetutembelea nabo ntibasike. Naye sibawache. Burya no kuvuga ngo mbere kusema inyota dufite kiu tunayo ni ukugira ngo tubone amaso y'Imana, kusudi tuone macho pakwa, ni ukwishimira ibyiza Imana yadukoreye, ushukuru kwa mema alitutendea. Abashimye yuko mwene data yagize impanuka, yagira impanuka, walioshukuru kwamba Mungu alisaidia alipata ajali, Imana ikayimurinda, Mungu alimuokoa, bitumye amashimwe aba menshi, bisababisha mashukrani zinakuwa nyingi. Impamvu abantu barwara, kitu kinachoacha watu wanagonjwa nuko ngo nibakira kusudi wakipona bibukiye bakijije bakumbuka leo waponya bayishime. Impamvu abantu baguhura n'ingorane, watu wanakutana shida, izo ngorane zikaraki, zile shida zinakwisha, nukugira ngo Imana yagucyubahiro. Ari umuntu ubirangije, kama ni mtu amemaliza uwo muntu washimye, ariko uwo muntu hariko atashobora gukora, yule mwanadamu kuna vitu waza kutenda, kuko imikorere y'umuntu igarukiye hafi, maana matendo ya mtu, ariko imikorere y'Imana, lakini matendo ya Mungu iratangaje cyane. Imana arije mwene data Sershaka impanuka, Mungu aliyechunga ndugu Sershaka, nabo bari kumwe, na wale walikuwa pamoja, dufatanije kwishima. Kudashima Imana no kubwenge, kudashukuru Mungu no kusakili, ibyo dukorera ni byinshi. Matendo ya Mungu ni mengi, hariko turebesha amaso yacu, leo tunaona na macho, hari nabyo tutarebesha amaso yacu. Kubera iki? Sababu gani? Iyo turyamye tukaba dusinziriye, nta muntu wimenya, uraryama ugasinzira, n'umujura yaza akagutwara akagushyira hasi, akagutwara ibiri mu nzu, unamenye ibyabaye.
ibyo byose. Imana yacu turayishimye mu izina ry'umubasha Kristo. Naho abigishwa ibyo dusomye ku musozi wa Elayono begera Yesu baramubaza bati, ese ikimenyetso cyo kuzakuka ni iki? Ese n'ikimeruka ni ikihe? Ariko Bibiliya ikomeje iravuga ngo si ibyanyu kumenya iminsi ndetse n'ibihe. Kumenya iminsi ndetse n'ibihe bizwi n'Imana. Twebwe abantu tuzi imyaka tumaze. Wabaza Buhiriya avuga ngo ndangije imyaka 50, ariko iyo ashigaje ntawamubaza ngo ubwo ni iki. Ariko Imana yo izi iherezo yabyo, niyo mpamvu ariyo izi ibihe. Imana turamugisha mu izina ry'umubasha Kristo. Burya ni ukuvuga ngo hari ibihe, hari ibigaragaza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Icyo tugiye kuganira ni ibimenyetso bigaragaza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ibihe? Amaso yacu arabireba, amatwi yacu akabyumva, ariko ni ukuramuka kw'isi, ni ukuramuka kw'ibihe. Ni ukuvuga ngo ibyo turebeje amaso yacu tukareba, tugasanga intambara, tugasanga ibyorezo, ibyo byose biragaragaza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu iramugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umwami wacu Yesu Kristo abwira abantu ati, ntabwo ari ibyanyu kumenya ibihe, ukamenya n'ibihe by'isi. Burya ni ukuvuga ngo hari ibintu bitatu Bibiliya tubwiye ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cy'ukugaruka kwawe ni ikihe, n'icy'imperuka y'isi ni ikihe. Baramubajije bamubaza ikintu kimwe, ariko abasubiza ibintu bitatu. Ibyo bizaba ryari, ikimenyetso cyo kugaruka kwawe ni ikihe, n'icy'imperuka y'isi ni ikihe. Bibiliya iratubwiye, dukomeje hepfo, Yesu aratubwiye ngo, Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Yesu arababwira ati, mwirinde hatazagira umuntu uza ukabayobya. Uzaza uri kubayobya uwo muzamwirinde. Burya nuko muri iki gihe cya nyuma abantu bari kuyobya abandi benshi, inyigisho z'ibinyoma ziri kuyobya benshi, ariko biri kutubwira ngo mwirinde bene abo bantu. Imana yacu ibaho umugisha mu izina ry'umwami wacu Kristo. Kabagema dusomere umurongo wa 13 w'icyo gice. Shairi ya 13 ya ile kipindi. Duhere ku murongo wa 11. Shairi ya 11. Yego. Maze kuko ubugome buzagwira n'urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Baada ya kugumisha ukatuma macho. Bwana Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo hazaduka abantu z'ibinyoma benshi. Ni kusema kwamba kutatokea n'urukundo rwa benshi ruzakonja. Upendo wengi utakuwa. Ariko ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko rukwako mu macho Kristo. Dalili za kuonyesha kurudi kwa Bwana. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Biratubwira ariko uwihangana akageza imperuka, akafika umwisho ataokolewa. Uwihangana akageza imperuka. Anayesubiri anafika mwisho. Urugendo turimo ujya mu kwihangana, ugahura n'ingorane ukihangana, ugahura n'abagutuka ukihangana. Ariko niba gutuka ntabwo ari wowe ubaye uwa mbere, kuko abatubanjirije barabatutse ndetse babagirira nabi, ariko barihangana. Imana yacu ibagire neza
ibaha umugisha izina rya Yesu Kristo. Ibihe byo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo bigaragazwa n'ibintu byinshi. Nusoma ugasoma igice muri Timoteyo wa mbere ibice 6. Ubagere mbere adusomere ibice 6 umurongo wa 14 kugeza ku 15 hadi 15 14 na 15. Timoteyo wa mbere Timoteyo wa kabiri samahani, Timoteyo wa pili. Timoteyo wa kabiri ibice 6 sura 6 bya Timoteyo wa mbere sura 6 Timoteyo wa kwanza 14 shairi ya 14. Yego nibyo witondere ko mbeta frere. Endelea yale ndugu, endelea. Witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine. Ihiriwe ariyo mwami, ari umwami w'abami, n'umutware utwara abatware. Amen. Iyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. Amen. Amen. Bari kuvugisha izina rya Yesu Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ukuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntugire ikizinga kugeza ukuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo kutagira ikizinga ni byiza ku mwana w'Imana, kutagira umwanyari ni byiza ku mwana w'Imana. Burya birakwiriye kugira ngo niba ufite ikizinga ntabwo burya uri umwana w'Imana, ariko ntukigira turacyafite umwami wacu Yesu Kristo. Birakwiriye kugira ngo natwe tube imbere y'Imana tudafite ikizinga cyangwa se umunkanyari. Burya umunkanyari iyo umuntu arebye mu maso hawe, umuntu wese akareba mu maso hawe abona ufite umunkanyari. Uriya munkanyari bigatuma utaba imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso bigaragaza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo bibiri kutubwira ngo murebere ku mutini, murebere ku mutini. Iyo Bibiri ivuze umutini bivuze Abisirayeli. Niba Abisirayeli bari mu ntambara, bari kurwanira gakondo yabo, niba bari mu ntambara ni uko hari Imana yababwiye kandi bagomba gushyira mu bikorwa. Iyi ntambara ni ukubera iki? Ni ukubera ko bari kurwanira gakondo yabo, kandi icyo akaba ari icyitegererezo cyo kugira ngo natwe tubemo abanyamahanga twitegerereze neza, tumenye yuko niba aricyo cyitegererezo natwe tube tayari, natwe twitegure kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Mariko ibice 13 umurongo wa 28 na 29. Mariko 16 shairi ya Mariko ibice 13 sura 13. Mariko sura 13 umurongo wa 28 28. Nuko rero murebe ku mutini, niwe cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshe bibabi bikamera, umenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bisohoye, muzamenya yuko ari hafi ndetse ko ageze ku rugi. Amen.
Imana kumugisha mwiza ndimo mwaje twiza. Murebere ku mutini. Angalia kwenye mtini. Niwe cyitegerereza. Ndio alama. Niba igiti gitoshye. Kama mtu anachipuka. Mumenye yuko igihe cyo kugaruka ku mwami wacu kigeze. Karibu. Burya no kuvuga ngo kusema kwamba birakwiriye kugira ngo turebere ku mutini. Turebeze Abisiraheli kubera iki bari muri ngibyo. Sababu gani wanakuwa katika mambo yale? Aho Biblia tubwiye ngo kwenye Biblia nasema nuko murebera ku mutini niwe cyitegererezo. Ishami ryawe yaritoshye ibabi bikaremera. Umenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo biba bisohoye muzararame, muzamenya yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Umwami wacu ageze ku rugi kuko ni igihe cy'umugoroba, ni igihe cyo kugaruka k'umwami wacu. Ariko ni ngombwa kugira ngo ibimenyetso nabyo bigaragare. Hazaba indwara z'ibyorezo, hazaba intambara n'impuha, abantu bazangana. Ibyo byose nibigaragaza kugaruka k'umwami wacu. Ni ukuvuga ngo nubona kwangana kuwe kwinshi, ukabona ibyorezo, ukaba kuri ibyorezo bari byinshi, ni uko umwami wacu ari hafi, ni uko umwami wacu ndetse ageze ku rugi. Bibiri kutubwira burya ni igihe cyo kuramuka ku isi. Burya iyo umugore ari hafi kubyara hari ibibanziriza kubyara. Ibyo bibanziriza kubyara ni ibiri. Ibyo bize biri kumubwira ngo igihe kirageze cyo kubyara. Natwe ibyo tureba ibimenyetso biri tubwira ni ibigaragaza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo umuntu ateze imodoka agahana itike akaba ari sawa, niyo ugiye iwawe utungana na ya sawa ukavuga ati iyi saha ugomba kuba ngiyi. Iyi saha igeze umushoferi yinjira mu modoka, ikinyoteri kigatera bigaragaza ngo yiteguye urugendo. Umuntu witeguye urugendo ntabwo ajya ahubwo, ntabwo ashobora kujarajara, ahubwo ni ngombwa kugira ngo yicare mu modoka ategereze kugenda. Ndetse rimwe na rimwe azapiga amahoni, azakubita amahoni kugira ngo akatishe igitike wese yirukanka ari kujya mu modoka. Natwe igihe kiri kugera cyo gutaha iwacu, kuko ahangaha si iwacu. Bibiri kutubwira ngo umwami wacu Yesu azagara mu kirere, ahamagaza ijwi rirenga, abantu bazayumva ni abasinziriye, hanyuma ngo babanze bazuke. Nibamara kuzuka abari ku isi nabo bahindurwe, nibamara guhindurwa bazamuke basangire n'umuganira umwami wacu mu kirere. Ariko abazamusangira ni abahe? Nabiteguye. Abazamenya ibihe ni abahe? Nabiteguye. Kuko kwitegura ni uyu munsi. Usinde nasinde, usambana nasambane, uwiba niyibe. Ariko hari igihe kiragera iyo bibaye umupaka, bibe umupaka. Kubera iki? Kwitegura kwawe ntabwo waguteguye neza, waguteguranye n'amarangamutima yawe, waguteguranye n'ibyifuzo byawe. Kandi umwami wacu ntabwo yafata abanduye ngo abajyane mu ijuru. Abanduye bazabona umwami Imana yacu, abazamubona ni abera kuko Imana yacu ibavugisha mu izina ry'umwami. Tukiri kuri Matayo, yadusomere Matayo, kitabu cha Matayo 24 umurongo wa 20, shairi ya 20 umurongo wa 34 kugeza kuri 39 hadi 39. Uko munsi uko iminsi ya Nowa yari no kuza kumwana w'umuntu no kuza
kuko nk'uko bari bavuze muri iyo minsi yababanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararonguraga, barashyingiraga. Hageze umunsi Nowa yinjiye mu nkuge, ntibamenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Amen. Amen. Bari kuvugisha muzina ry'Umwami Kristo. Uko mu minsi ya Nowa byari bimeze, niko no mu kugaruka k'Umwami wacu Kristo bizaba bimeze. Bararyaga, baranywaga, bararonguraga. Igihe umwuzure uraza, abantu barasigara. N'uyu munsi abantu bakubwira ijambo ry'Imana bakarigira imikino, ariko igihe kiragera wibuke wasigara. Kubera niba bararyaga bakanywa bakarongora, umwuzure ukaza, ntibabimenye, no kugaruka k'Umwami wacu Kristo niko kuzaba. N'ubundi abantu bazaba bari kurya, n'ubundi bazaba bari kurongora, n'ubundi abantu bazaba bishimisha. Ibyari biriho burya mu gihe cya Nowa, no kugaruka k'Umwami wacu Kristo na niko bizaba. Nowa yinjiye mu nkuge, amaze kwinjira mu nkuge, urugi rurakinga. Nibwo abantu bamenye ngo kuko ibintu ibyo Nowa yatubwiraga byari ukuri, byari ukuri. None kumenya ko byari ukuri byarabagoye, ntabwo byigeze bibagoye. Nuko kumenya yuko burya ibyo yatubwiye byari ukuri, ntabwo byatumye umwuzure utabamara. Abantu bazikana, baterana, baza ngo bajye gusenga, bakora umurimo w'Imana. Ariko igihe cyo kugorora k'Umwami wacu bashaka kubabura. Kubera iki? Ni uko bateranaga, bagaterana n'ibyaha, bagaterana ariko bagatsinda, bagaterana ariko bagasambana, bagaterana ariko bagakora n'ibindi. Buriya ni ukuvuga ngo ibyo bizatuma usigara. Baraza baravuga bati Nowa noneho tumenye yuko ibyo yavuze ari ukuri, dukingurire. Nawe aravuga ati ntabwo ari njye wakize, ahubwo ni Uwiteka. Iyo Uwiteka akize nta muntu ukingura, iyo Uwiteka yakinguye nta muntu wakingura. Izamurwa n'iribaho. Wewe wabwiraga abanyagihugu warakuye uzasigara, uzikanga uri kumwe nawe. Nuba nawe uko wasigaye nkawe ntabwo uzabaki. Kubera ko barababwirije, ubabwira ko baguye, ubabwira ko batazi umuhanuzi, ubabwira ko batazi ijambo, ariko nawe ntibageza nkaryo, nta mahoro uzabona. Ibyo bizaba ryari? Ni igihe cyo kuzamuka k'umugeni. Igihe cyo kuzamuka k'umugeni abantu benshi bazamuye ko hari dufite ukuri, ariko uko kuri bakugendeyeho, ariko uko kuri bagiye nkako. Burya ni ukuvuga ngo umuntu utagenda n'ijambo ni wowe wihemukiye, kubera yuko iri jambo niwo mwuka wera, kandi ntawe uzamuzamuka atagira umwuka wera, ntabwo byakunda. Ni ukuvuga mbere yo kuzamuka Imana yabanza tugarurire. Mbere yo kuzamura wa mwuka wahawe intumwa uragorogera mu itorero, ibirema bigenda bipfa amatwi byumve babone bazamuka. Ntabwo twazamuka gutyo uko turi, ntabwo byakunda, ntabwo wava aho uri. Ahubwo ni ukuvuga ngo umwuka wera aradoreza imbaraga zo kuzamura. Imana tubamwisha mu izina rya Kristo. Mu minsi ya Nowa hari abanyabwenge, n'uyu munsi haracyari abanyabwenge, aho bavuga bati ibyo muri kubwiriza natwe tukabwiriza, natwe tukabibwiriza, none muzagenda mwenyine bakabibwiriza ariko bagashyiramo ibyabo. Banatubwira ngo natubwira ibihamya, akabishaka akabibura. Iyo bishatse akabibura nta kindi ababwira, avuga ngo ibyo ngibyo ntibyari
ibyo byari byakera none cy'uyu munsi ntabwo ari ibyo. Leo sio hiyo. Abafure Wandugu, abasere wadada, biteye agahinda inaleta huzuni. kuba waba warateranye, Mbona ulikusanyika? kuba waba wararirimbye, Mbona uliimba? igihe cyagera Wakati na ugahunga mu maso y'Imana. unakimbia macho kwa Bwana. Ni ingorane zikomeye, Shida mkubwa. ni ikintu uzabona Tutaona umuntu wese uzakibona, ariko mtu atakayejua azakibona kubera ko yasigaye, atakiona sawa alibaki. naho wagiye ntabyo yabona, Ataota miona. ahubwo azajya kwikanga Atashituka. avuga ngo wadutatu nari kumwe nawe, Atasikuwa na kuwa pamoja na maze wewe. umenye ko yasigaye. Atajua sababu ameona kwamba ni Nta kundi hakuna gukorera Imana uyu munsi, ya Mungu ni leo. umenya ibihe uturimo Ndio uyu nyakati munsi, ni leo. kuko buri kuvuga bibiri kuvuga ngo Biblia inasema eti ibyo tuzi ni iby'iminsi turimo, vile tunavyojua ni wakati wetu. iminsi izaza Siku ntabwo zitakayokuja tubizi hatuvijui. bizagenda gute. Itakuwa je? Ubutumwa bwarabwiriwe Habari njema n'ubu ilihubiriwa buracyabwiriwe. na leo ingine inahubiriwa. Mu gihe cy'umwami wese atari yagaruka, Wakati Bwana haja buzakomeza bubwirizwe, ariko mu kurimbuka bazanarimbuka, lakini wa ariko nabo kuzamurwa nabo gukizwa nabo bazanakizwa. kuokolewa Ni wataokolewa. ukuvuga ngo rata Sema kwamba sasa twigere Imana tumenye ko uyu munsi tujue kwamba siku ariwo ya leo munsi wacu, ndio siku yetu. twitegure kugaruka Jiandae umwami wacu Yesu Bwana Kristo. Yesu Kristo. Kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. niba hari ibyorezo by'indwara Kama kuna magonjwa ndetse abaganga bakora ubushakashatsi, wanakosa jira au matalitini. hari indwara bazashakira umuti bayivura, Na magonjwa utatafutia dawa bakomeza bashakashaka wataendelea. igihe kigere. Wakati tawasili Sida yaraje, ukimwi ulikuja. ariko baburiye umuti, Majini walikosa dawa. ariko ni ukuvuga ngo Kusema kwamba ni abanyabwenge b'isi. ni wenye usawa wa ulimwengu. Ninde wayigukiza? Nani atakuponya? Ntawe. Hakuna. ariko ni ukuvuga ngo umwami wacu waracyari umukiza. Mfalme wetu angali mwokozi. N'uyu munsi waza ugakira. Naweza kuomba unapona. Imana yo nishoboye byose. Yeye ni mweza leo. Imana tubamugisha mu izina Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo Kumbe nilisema kwamba ibintu bya kera, mambo ya wakati wa kale, igihe cya Nowa, wakati wa Nuhu, hari abantu b'abanyabwenge kulikuwa watu bari bazi ubwenge kurusha b'iki gihe. walikuwa waelevu kushindia wa ulimwengu. Bari abanyabwenge kuruta b'iki gihe, Walikuwa waelevu kushindia wa leo. ariko abanyabwenge Lakini welevu, ntabwo ubwenge bwabo bwabarokora, welevu wao hautawakuokoa. ntabwo bwigeze bubarokora. Hawakuokoa hata N'abanyabwenge bari uyu munsi hata wale. ntabwo bwabarokora. Haiwezi Icyakorokora ni kimwe, ni amagambo y'Imana. maneno ya Mungu. Imana yacu bamugisha mu izina Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Mu gihe cyo kugaruka k'umwami wacu Yesu Wakati Kristo, wa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, hari ibimenyetso kuna dalili bigenda bitera, ambavyo bigenda vitaonyesha bigaragara. wao Bibiri biri kutubwira ngo vitatuambia kwamba ab'igihe cyo kwa Sodoma muri Gomora wakati wa Sodoma na Gomora bari abantu basambana, walikuwa watu wazinifu, abagore ku bagabo, abagore ku bagore, wanawake n'abagabo ku bagabo. na wanaume. None uyu munsi n'abitirirwa ngo bambara kuvuga Imana nabo bazi itegeko ryo kuvuga ngo tunatwe tuzabikora. Iyo ni Roma, ile ni Rumi, iyo ni Roma. ile ni Rumi. Kandi Uwiteka yabonye ibyo, Bwana Mungu anapoona ile yumva anasikia yumva ari ikintu kizira. ni najisi. Nicyo kintu cyajyanye marayika w'Uwiteka i Sodoma n'i Gomora, Bwana angamiza Sodoma na kubera icyaha gikomeye. sababu ni dhambi mbaya, Ariko icyiza turimo lakini ulimwengu tunayo nicyo cyakoze. ni hayo inatenda. Amerika yo irekora ku mugaragaro, Marekani alifanya hadharani, ku mugaragaro. hadharani, Abantu bazajya muri kampani, watu waenda kampani, uzabona inama yabo, taona wana shauri zao, bagiye inama bavuga ngo hari inama y'abagabo, wataenda bajye mu nama. watenda ndani ya Ni mashauri. ukuvuga ngo Ni kusema ibyo kwamba ngibyo barabishyigikiye, yale ariko Imana wanaitegemea, ikabyihorera. lakini Mungu ananyamaza. Ariko ni ngombwa Lakini ni icyo lazima cyo kintu kimanura Imana, kitu kitamshusha Mungu, akaza azanye ibihano. analeta gazabu. Burya igihe cy'imperuka rero ni iki ngiki, ajeje kujyana abizeye, agiye kujyana abamukoreye, ariko no ku bihano Ama kuadhibia by'abantu bakoze wale nabi. ambao walitenda mabaya. Gukora neza buri munsi, Tenda mazuri ni leo, ejo sahabu. kesho si nafasi yako. Nubwo muzakora neza ejo, Ukisema nitatenda nzatura ejo, nitatoa nzatura icya cumi ejo, nitatoa cha kumi, ejo sahabu. kesho sipako. Uyu munsi Siku ya leo niho hawe, uyu munsi biri gutuma niwumva ijwi ryayo we kwinangira umutima. ufanye moyo mgumu,
abasinzi. Nasikia wanasema kuna wale abasinda ni basinda. Wale waendelee. Abasambanyi ni basambanyi. Wanayo uzidifu. Abashura ni bibi. Wezi waendelee. Ariko igihe kiragenda. Lakini wakati ni wasili. Hatutakuteranira. Hatutakusanyika pamoja. Haya materaniro turi. Sababu makusanyiko turi muteranire muyandi. Ayo materaniro ni amateraniro y'abeza. Abasambanyi batari. Abashura batari. Abicanyi batari. Ayo materaniro icyamabera bose bataboneka. Amateraniro y'umuzijuru ageze ku iherezo. Aya materaniro azaba mu bingeri nyinshi. Ariko hejuru y'ijuru nayo abateraniro y'abatoranije. Mwese twifurije kugira ngo ayo materaniro dutegereje twese tuzayabonekemo mu izina rya Yesu Kristo. Bibiri kutubwira ndagiye ariko nzagaruka. Icyo si isezerano, icyo ni isezerano ry'Imana. Abantu bararindira nzaza ryari ko yavuze ko azagenda agaruke. None imyaka ikaba ibaye bitandatu imyaka ikaba ibaye 7. None azaza ryari? Isezerano ry'Imana ndiriye ibyo Imana yavuze no kubikora izabikora. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Yesu. Aburahamu yategereje isezerano imyaka 25. None umuntu yavuga ati mbese azaza ryari? Atamaze no mu tumwa n'imyaka 20. Kandi nubwo wayimara utegereza wihangana, kuko mu gutegereza kwe ategereje iryo sezerano yakomeje kwihangana. Uko yihanganaga niko yasubiraga mu musore. Uko yihanganaga niko yasubiraga mu musore. Abamureba bakafatira tukubona yahindutse, tukabona ko tukabona n'umusaza, tukadukura wari umusore. Bakareba umukecuru we wari umukecuru wavuga ko ageze mu zabukuru, wavuga ko adashobora kubyara, bakabona nawe atangiye kuba inkumi. Ibyo byabaga kugira ngo yihutishe isezerano, kuko nawe yarashaje. Igihe kigeze babona n'inkumi. Niyo mpamvu yageze kwa Abimeleki ntabwo ari umugore wanjye, ahubwo ni mushiki wanjye. Nuko yavuye mu busaza akaba yarageze mu bukuru, nawe akaba yaravuye mu busore mu busaza akaza mu busore. Isezerano nuko ryatinda rizasohora, tugaruka ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo gutizi ahubwo kuri hafi. Abatubanjirije biri kuva mu babirebaga biri hafi. Niyo mpamvu Aburahamu aravuga ubwo biri hafi ntabwo nzubaka. Ahangaha ntabwo ari gakondo yacu, ahangaha si iwacu. Ubwo atari iwacu nzubaka ihema, yibere mu mahema. Ihema bivuze ngo ni inzu yoroshye yo kwimura. Ni ukuvuga ngo uri mu mahema ahita afata akabuma bwe y'amahema akaburanzura akikorera. Hanyuma uwubatse ikomeye ntabwo yashobora kuyijyana. Burahamu yitegereje, yitegereza umuhanda w'izahabu, yitegereza uwo muntu avuga ati nzubaka. Nanjye icyo ndi kubona ni ukutubaka muri Amerika, ni ukutubaka muri Amerika, kuko hari umwuga turi kujyamo. Kandi igihe kirageze, igihe kirageze cyo kuwinjiramo. Ntabwo turi kuwinjiranamo nibyo muri iyi si. Ibi ngibi turabisiga. Urakora amafaranga urayasiga, urakora ibintu byo mu wawe urabisiga. Ikitazasigara ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana aho ujya hose uzajyana naryo, no mu ijuru uzaba uri naryo, kubera yuko ni nawe mucyo. Umwami wacu niwe tabaza uwo murwa. Aburahamu w'ubundi abonye itabaza uburyo haka, abonye uburyo umwami wacu ariwe tabaza ryawe, aravuga ati ntabwo ndi bwubake hano, ubaka rugana ntabwo ndi buhubake. Ahangaha ntabwo ndi buhabe, ahubwo
ahubwo ndubaka ihema kuko iryo hema sibyo ndimura byose burya birakwiriye kugira ngo tujye kuba ku by'isi tusikwe ndani ya mambo ya ulimwengu iby'isi tubibamo mambo ya ulimwengu ariko bitekana lakini isingie ndani yetu kuko nawe bakubwira ngo hakuna kukwambia eti ntubake usijenge oya hapana ubaka jenga ariko akili ubaka n'ubwenge jenga na akili ubaka n'ibanga jenga na ubaka n'ijambo jenga na neno ni ukuvuga ngo sema kwamba iyo wubatse ufite intwaro hapo jenga ukiwa na silaha niyo mpamvu Gideyoni ndio maana Gideoni bamubwiye ngo walimwambia kwamba urebe neza tazama vizuri abarabunywa abandi aliyetakaye kunywa maji ibikoresho byabo vyombo vyao abo nibo tubikoresha wale ndio tutatumia abari burambike hasi wale wataweka chini bakarambika hasi intwaro wataweka silaha chini abo ngabo waje wakwende abari bunywa amazi watakaye kunywa bakaza mu mabara kuja bagira hino abo ngabo bagende wakwende niyo mpamvu ndio sababu uwubaka n'ijambo anayejenga na neno ugenda muri kampani agendane na na kampani ende pamoja na neno nurisibe usiliache nawe uzasigara ukiliacha na Imana tubamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo umwami wacu Yesu Kristo ari hafi. Ese ikibazo ni iki? Arasanga witeguye? Ese arasanga witeguye? Kwitegura ni ugukora ibyiza, ni ukugira urukundo, ni ukwihangana, izabuto z'umwuka, izabuto z'umwuka ziri mu byanditswe bya Yakobo ibice 5. Burya ni ukuvuga ngo ibyo birakwiye kugira ngo abera b'uyu munsi kugira neza, urukundo, kwihangana, gukora ibyo Imana ishaka, nibyo biraduhesha kujya mu ijuru. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo tabaza, ugendera muri ryo azasitara. Yesu nibwo avuze Yesu alisema eti ugendera mu mucyo ntazasitara na hato, ariko ugendera mu mwijima azasitara. Abasinzi basinzira mu gihe cy'umwijima, abaroga baroga nijoro, abasinzi basinda nijoro, ariko abagenda ku manywa ntabwo bashobora gusitara. Kuki adashobora gusitara? Ni uko afite itabaza, kandi iryo tabaza nta rindi, ni ijambo ry'Imana. Imana tumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ugana mu itabaza umuntu wese aramureba kandi akamumenya, aramureba kandi akamusobanukirwa. Niba umuturanyi wawe akabona imikorere yawe, akabona imigenzereze yawe, azahamya ngo uri umwizera cyangwa uri umutizera. Abahamya ni batatu. Imana niyo kuna umuhamya wa mbere nta kintu wahisha. Umuntu uhamya wa kabiri ni umutima wawe, aho ubyiyumvana nawe ujya kwikajyana nawe ukakugira n'inama ntubyemeze, ukajya gusinda ukajyana nawe, kandi nyamara ukavuga ati icyo ni icyaha, ariko wowe ukabyanga. Nta kintu wahishe rero, unakugira n'inama yo kugira ngo wihane, ariko wowe ugahana. Iyo uhaze ukakura uri umuhamya wa kabiri. Undi muhamya wa gatatu ni umuturanyi wawe. Umuturanyi wawe arakumenya, kwa runaka ntabwo nahagera, ugezeho nta kintu yakumanya, n'amagambo ye nayo ni aya magambo mabi. Turi kuvuga ko bahamya ari benshi, ariko umwami wacu azi byose, azi byose. Niyo mpamvu Imana yabwiye Satani, witegereje umugaragu wanjye, burya yari umuhamya wa Yobu. Imana yari umuhamya wa Yobu, yari izi ko Yobu ayikorera by'Imana. Satani wawe azibona ibikoresho, azibona ibintu bituma Yobu ayikorera, bituma Yobu ayemera, ariko Imana yo ntabwo iri kureba, ntabwo iri kureba, agasanga mu mutima we ari umwizera. Iyo nsomye amagambo ndanumva nezerewe.
Iyo nsomye amagambo yayo yanumva nezerewe. Imana nawe rata yakora umuhamya, iba umuhamya w'ibikora. Nituma Satani kuri wowe, Satani atagukomera, natagukomera azahamya wabwe wa Mungu agarukora kwa mwawe mutuzi anukana mwawe na biriya ahubwo burya arakomeye anahimarika kabisa. nuko abantu bakwa Watu wanakuchukia bakakwa gukora neza, wanakuchukia ukitenda ukiwa na matendo mazuri. iyo ni inyigisho, Ile ni baraka kubera yuko sababu ni nko gukora neza kuchukia ukitenda mazuri hakuza buri kugira neza ndio utakuwa nitendea vizuri. Kubera yuko sababu uzabura kuvuga nabi ariko bane kundeba neza Mungu anatazama vizuri. kumuntu rero Sababu mwanadamu ahebwe ibyo yakoze, analipa matendo kadiri ya matendo yake. umuntu wese Mwanadamu wakora neza anayetenda vizuri uzahebwa, utalipwa, wakora nabi tenda mbaya uzahebwa. utalipwa. Kandi ibyo byose Yale yote biri mu mutima wawe, inakuwa ndani ya moyo wako, biri mu mutima wawe, inakuwa ndani ya moyo wako. urabizi, Unajua ubizi kundusha, unajua zaidi yangu, ubizi kurusha pasito. unajua zaidi ya pastor. Buryo umuntu aba yizi byose yakora. Unajua matendo yake yote. Niba wumva umuntu Kabla sijamutu ukuma abanyandiri baravuze kama watu wamesema niba nzajyayo niba ntazajyayo niba nibizi Mungu anayejua. kwatera mu mutima wawe. Ni sababu anajishakia. Imana ireba mu mutima w'umuntu. Mungu anatazama ndani ya moyo. Mpamvu Yesu yandikaga hasi, Yesu alikuwa sababu alikuwa anaandika chini. Abafarisayo umugore batandukanye Sawa akileta mwanamke aliyezi akandika hasi, anaandika chini. nawe ari kwandika hasi Napomaliza kuandika yubura chini. amaso Alipopamba macho. ugende. Mwende. Umuntu wese Kila mtu uzi ko turakora icyaha ambaye aba ari uwa mbere hao wa kwanza atora buri muntu amutere akutupie. habonetse ubuhe Ulipatikana nani? umutima wakira urubanza Moyo ni mahuku. wagucira urubanza Ulipowahuku. ukirukankira. Wanakimbia. Ejo naratinze ukirukankira, ejo naratambaye ukirukankira, Tunakimbia. ugiye guhaguruka Alipoinua macho abasigaranye na wa mugore, aliona alibakia pamoja na ule mwanamke. wa mugore we nanjye gucira urubanza. Nami sikuhukumu. Imana itaducira urubanza, Nashukuru Mungu ambaye abantu baducira urubanza watu wakihukumu. ariko Imana yo Lakini Mungu ni yeye umukiranutsi. ni mwaminifu. Genda rata uze gukora icyaha ukuri. Usiongeze kutenda Imana sana. yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo Kumbe ni kusema umutima kwamba w'umuntu moyo wa mwanadamu uzi ibyo kurusha unawajua zaidi ya wengine. uyu mugore ntabwo yari azi abamutwaye, Ule mwanamke hakujua wenye ko walimchukua. nabo ari abasinzi, Nao ko nabo ari abicaye, nao ni ko wauaji. nabo ari abarozi, Nao ni warozi. ariko nabo baramushoreye. Lakini wanambeba. Baramushoreye. Walipomubeba, Hano ariya mategeko asa sheria. kuvuga ngo Sheria inasema nini? Mose aratubwiye ngo Musa alisema kwamba umugore nidusambana kama unazini cyangwa se musambana wala ukizini uzaterwa amabuye upfa. pigwe mawe ukufe. Ntabwo Imana iducira urubanza, Mungu atuhukumu. ahubwo Imana iducira urubanza Bali Mungu igihe anatuhukumu twakoze nabi, wakati tulitenda mabaya. ariko Lakini inategereje kingoja kwa hari wenda uzihana, labda hari wenda uzimenya. Niwimenya umenye ngo inzira ndimo siyo, ugarukire Uwiteka. Imana yacu bamugisha mu izina ry'amacakiri. Nawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Iki gihe cya none Wakati wa leo ni igihe cy'ubuhenebere, ni wakati ni igihe cy'ubuhenebere, wakati mbaya, ni igihe cy'abantu wakati wanadamu ari kuba guterana kusanyika akagenda ari gukuruka, anatembea akiwa mzembe, ari kuba guterana kusanyika kate ngende wacha niende ubundi akuba ntari mugenzi hata kwa uwo mutima uguca urubanza uko kubwira ngo yirukanka wumvire, kuko nubwira imbere y'Imana mbele ya Mungu nibwo uzakizwa. bali utaokolewa. Imana yacu bamugisha Utabariki mu izina kwa jina la Yesu Kristo. burya ni ukuvuga ngo Nimelisema kwamba kadusome Timoteyo wa mbere wacha tumsome Timotheo wa kwanza Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 5. Timotheo wa pili Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 2 kugeza kuri 15. hadi 15. Amen. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, uko abantu bazaba bikunda, bakunda birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima batarabera, bagakunda n'ababo, batuzura,
abashyirana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bidakaza bakunda ibanezeza aho gukunda Imana. Afite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amen. Bari bazwisha mu izina rya Yesu Kristo. Umenye yuko mu gihe cy'imperuka ndio kama wakati wa mwisho ibihe birushya mambo ya kuchosha, abantu bazaba watu wakijipenda, kigiye igihe cy'abantu bikuru, watu wanajipenda, watu wanajipenda, au kwikunda kujipenda, bagakunda n'ibiki, wanapenda na pesa, amafaranga, pesa bakayakunda, wanaipenda, bagakunda, wanapenda, bakunda badakunda n'ababo, wasipopenda na watu wa kwao, batukana watu wa ibyige wakijitawala. uzi ikigenge, Unajua watu wa kujitawala, ubwije ukuri kigenge, nta kintu wamubwira ngo hawezi kumwambia chini, wigenge abarimo kwigenga muri bose, anajitawala kwa kila kitu. ariko twebwe ndikubabwira ngo tuteye kwigenga, ahubwo tugengwa n'ijambo ry'Imana, tugengwa n'ijambo ry'Imana. Umugore avuze ngo ndigenge, umugore uzamugendera kure, utembelee mbali, umuntu wigenge utanayojitawala akaba ategemo n'umugabo, asipotawaliwa na uzamugendere kure. mwendee mbali. Umuntu nakubwira ngo arigenga ari umugore, azaba atari umugore nyakuri. Atakuwa sio mwanamke kwe wa kweli. Je, ndigenge Ili tajitawala mu byo nkora byose ndigenge. ndani ya matendo yangu, Icyo kintu cyo kwigenga, iyo umuntu yigenze kama mtu anajitawala, ukabona ikintu kibi usema cyane. kwamba kitu kibaya. Bazaba murongo wa kabiri, kuko abantu bazaba bikunda, Watakuwa wakijipenda, bakunda impiya, penda pesa, birarira, watu wa kujiona, bibona, watu wa kujiona, batukana, kufuru, batumvira ababyeyi babo. bila wazazi wao. Uyu munsi Siku ya leo abana babo bumve ababyeyi, watoka kusudi wasijua watii wazazi wao ni shida. bibona, Wakijiona, batukana, batumvira ababyeyi babo. wasipotii wazazi wao, Ibyo byose yale yote ni ibigaragaza ya kumaanisha ibimenyetso by'imperuka y'isi. dalili za kurudi kwa Bwana. Ibyo byose ni ibigaragaza ko umwami wacu ari hafi. Bwana wetu yu karibu. Paulo ari kuvuga ngo Paulo anasema igihe kiratwegereye wakati natukaribia kuruta igihe twizeye, zaidi vile tuliamini. igihe kiratwegereye kuruta igihe twabwiwe ubutumwa, Tuliambiwa ujumbe, igihe kiratwegereye wakati ndetse natukaribia kiri hafi. yu karibu sana. Mana yacu bamugisha izina Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Biri kutubwira ngo bene ibyo byose ariko Yale yote bitera umugongo, piga kisogo. ibyo byose Yale yote mu bitera umugongo, piga kisogo. bagambana, Watu wa ibyigenge, kusaidiana, yikakaza, wakushona, badakunda, wasiopenda, bakunda ibibanezeza, wanaopenda mambo ya aho anasa gukunda Imana, kuliko kupenda Mungu. bafite ishusho yo kwera. Wana umbo wa utakaso. Ugiye mu rugendo Unapotembea ukagenda katika mu nzira, safari, ndi umufurende, ni ndugu, ndi umusore, ni dada, ariko wareba lakini ukiona ukabasangasanga nakutana ibyo uvuze bidahuriza matendo yako haiko sawa na neno la uzasigana inzira ry'ubusore, Mungu. uzasigana inzira ry'ubufurere, Jina la undugu, ariko abandi bagiye lakini wengine walisha. kubera iki? Sababu Urabona gani? ibyo dusomye, Sababu mambo haya tunayosoma ndabwira haiko bashiki bacu kutikakaza, wadada, ndabwira bashiki bacu kudatukana. msikufuru wengine. Urebye urubyiruko rw'uyu munsi, Lakini ukiona wavulana wakoze kino sitende hili, hapana, mfite ndagiye. nakwenda. Niba dufite urubyiruko Kama tunao wavulana na wasichana, ukamubwira ngo unamwambia wa mwana yakora kino, mtoto tenda hii, akacyanga, anakataa. kandi aho turi muri iyi si, Nasi iki gihugu turi mu nduru mukubita, hautampiga, uramubwiza umunwa gusa mwambia na kinywa, abyange, alikatae, kandi arangajya gutera akimaliza aende kukusanyika. bene abo Wale nibatera umukobwa. wewe unawapa Mana cyamisha izina ry'Imana kwa jina la Yesu. bagambana ibyigenge, kwigenga biracyagaruka, kwigenga ni ibintu bibi, Ni mbaya. bigenga Kujitawala, bafite ishusho yo kwera, wanaomba utakaso, ariko bakanda imbaraga zabo, wakana nguvu zake, bafite ishusho yo kwera, wanaomba utakaso, wababona wakiwaona
wawaona, yababona bafite ishusho sema kuri wanaomba utakaso, wababona wakiwaona yababona n'abafurere wadugu, wababona wakiwaona yababona n'abasore wadada, ariko nyamara lakini sasa badafite imbaraga zo hawana nguvu ya ile neno. amen. Amen. Bene abo abameze batyo Wale wanaokuwa vile batera umugongo unawapiga kisogo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu wanaume wanao bakanyaga abagore wanateka nyara batagira imitima ambayo hawana moyo, baremerewe n'ibyaha. dhambi. Abo bantu Wale bomboka bajya bagenda mu bagore wa wanawake baremerewe mu mitima yabo, wanaolemewa harimo ibyaha. na dhambi. burya ni ukuvuga ngo Kusema kwamba ashobora kugenda utaweza kutembea, ariko agenda ari umunyabyaha, lakini akitembea iko mwenye dhambi, bomboka. akitembea pole pole. Ndabararika Nawaalika kugira ngo kusudi wende kama neno la Mungu, bene ibyo ngibyo kama mambo kama bidafite umumaro, ila haina ibyo ngibyo mafaa, by'umwami wacu Yesu Kristo yanga nawe ubyawe uko kutubwira ngo ubabera kuko nayo yera. Niba ari uwera azajyana bene, kubera ko ari uwera ntazakujyana ufite ikizinga cyangwa umugajyana, ahubwo azakujyana uri umugeni wishimye. Mana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami. Umugore ntigenda mwanamke agengwa n'umugabo, anatawaliwa na mume wake, kuko itorero ritigenda vile kanisa yetu rigengwa na Kristo. linatawaliwa na Yesu Kristo. Itorero ridafite umwami Yesu Kristo nk'umugabo, Kanisa lenye ina Bwana wake Yesu Kristo nibyo byigenge. nawe inakuwa inashinda Bwana. Ni ukuvuga ngo Kusema kwamba niba udafite umugabo kama huna mwanaume uzigenge, wavuga ati sema niko sema mufite. mbona ni naye, Ibyo turi kuvuga ni ijambo na Kristo, neno la Mungu na Yesu Kristo, ni ijambo ry'Imana na Kristo. Mungu na Yesu Kristo. Nakwira kugira ngo Na kubidi itorero kanisa rigengwe na Kristo. tawaliwa na Yesu Kristo, Nirigengwe na Kristo tawaliwa naye. ibiri kutubwira Biblia inatuambia kwamba taniomba chenye napenda. ninde wakwanga umugabo yasaga igitego cyiza akakimugira. Ni nani anayekuomba kitenge? Hari wabikora? Kuna mmoja niba ntabikorera umugore wanjye bibi yangu kandi ari umuntu, ni mwanadamu, Imana nawe ntabwo yabikora. Mungu hawezi kutenda ile. Niba utayizeye Kama huamini, nawe ntakintu yagukorera. hawezi kutendea kitu. Ntacyo. Hakuna. Umugabo Mwanaume niwe mutwe w'urugo, ndiye kichwa cha kuko nyumba, Kristo kama vile Yesu ari umutwe ndiye w'itorero. kichwa cha kanisa. Niba Kristo ari umutwe w'itorero, Kama Yesu ni kichwa cha kanisa, burya birakwiriye kugira ngo inakubidi kugengwa kw'itorero kutawaliwa kwa kanisa. Kristo ari ubigenga. Yesu Kristo apate kutawala, Kristo akugenge, apate Kristo abe muri wowe, Kristo aguhindura icyaremwe gishya. Izamurwa nirigera uzamurwa no icyaremwe gishya, zamurwa n'icyaremwe gishya. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ariko icyo tukuganira na tunachoongea ni mu bihe by'imperuka, ni wakati wa mwisho, ni ibihe birushya, wakati wa kuchosha, igihe cy'intambara, wakati wa vita. intambara zirahari, Vita ziko n'ubu mu Israeli leo na Israeli Palestina, na Palestina, ukumva Uburusiya, Urusi, ukumva Ukraine, ukumva za Kongo, ibyo byose ni intambara. Ariko ibyo byose bikutubwira ngo ni ukuramukwa kw'isi, wa ulimwengu, ni ukuramukwa kw'isi. Abafite ubwenge bazabireba, ariko batabifite lakini wenye bazakora hawana byabo. wataendelea kuwa vile. Ni ukuvuga ngo biteye ingorane kubona ikimenyetso, kubona ikimenyetso Kuna alama cy'uwo kugaruka k'umwami wacu, rudi Bwana wetu Yesu ariko ukakomeza ukaba mu gihe wari endelea kuwa ndani ya mambo yako. birakwiriye kugira ngo niba ubona ibyo bimenyetso Kuna ile alama garuka rudi, witegereze, uone uvuge ati useme umwami wacu agiye kugaruka, nanjye kamwe imigendere yanjye, niba nari umusinzi ngaruke mureke, niba nari umusambanyi mwihane, niba ndi umubenzi mwihane, kugira ngo bajye kugaruka ajye guhemba abera, nanjye nzabona ibihembo byiza. nami nipate malipo mazuri. Imana tumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugenda dusoza kubera yuko ibigaragaza kugura k'umwami wacu Yesu Kristo twabivuga ukingi. Sema unaingia Abantu wanadamu bari bigenga wanaojitawala bafite ingorane, wana shida, ariko kutigenga ukagengwa n'ijambo ry'Imana watawaliwa na nibyo neno, biguhesha ubugingo buhoraho. vitu vitakupa uzima wa milele. Yesu ari kuvuga
Yesu anasema eti mwese murere nyote mko watakatifu, lakini sio nyote. Haiko nyote mnatakatifu. Nukubera iki? Nuko hari arimo Yuda. Anajua kwamba mna Yuda. Ubu yahamagaye. Hari abona bazarimu. Wana wataangamia. Arahamagara. Akaita. Ariko nabyo nabazamu. Lakini Yuda akaja ndani. Azayarize. Akuya kijifunza. Azarumubitimiye. Mwekaji wa pesa. Lakini alikuja kama mwizi. Yo mpamvu. Ndio sababu. Yesu alimwambia. Yesu alimwambia. Kwa ushaka. Fanya matendo yako. Sababu nilikwisha jua. Urangambari. Utanisaliti. Na abimenye kuri mugamba. Ndio kwamba utanisaliti. None ikora kubishaka. Nenda azarani. Ariko lakini Yuda yabanaga nawe. Yuda alikuwa akaribitanga na Yesu Kristo ari gukora. Akaribugera guhindura. Ari guhindura ibintu. Akitegereza ibitangaza. Akazura abapfuye. Ariko azanakufa. Lakini ataangamia. Akitegereza uburyo. Umva. Sikia. Aya mafaranga. Uje guhaha. Wende kuhemea. Harimo nukomeye. Alikuwa mtu. Yuda. Abadi. Harimo n'abana bakomeye. Ni watu wa nguvu. Ariko yari n'umuntu wize. Alikuwa mtu ambaye alijifunza. Ariko nubwo yari yarize. Jambo kwa alijifunza. Ibyamubujije kutabona ubugingo bwawe. Ibyamubujije kuba umujura. Ilimfaa kuwa mwizi. Ni ukuvuga ngo kusema kwamba ibitangaza Yesu Kristo ishara Yesu alitenda. Yuda alitazama na macho yake. Yakizaga abarwayi. Aliponya wagonjwa. Akiliona. Yazuraga abapfuye. Alikuwa aliyokufa. Yuda akiona na macho. Akabireba. Ariko ntayindi. Lakini hata akabireba akakunda kwamujura. Akabireba. Nabiona. Umugore umwe witwa Mariya. Maria. Ariko Petro witwa Yohana. Petro muhazi. Hanyuma amavuta uwo mugore yari afite. Mavuta muke huyo. Ariko yasiga kuri kubirenge bya Yesu. Akiyapaka kwa ariko kurira imbere y'ibirenge. Amusiga amavuta. Akampaka mavuta. Yuda hageze. Yuda alipofika. Aya mafaranga apfuye. Hii pesa inakufa nini? Aya mafaranga apfuye ubusa. Pesa inakufa bure. Aya mafaranga. Pesa. Twagomba kugurisha amavuta. Aya mafaranga agafasha abakene. Aya mafaranga agafasha imfubyi. None aya mafaranga apfuye ubusa. Biblia ikavuga ngo ntabwo zari imbugu. Ntabwo zari imbugu. Ahubwo nuko yaraguze yiba. Muri ibyo ngibi muri ayo mavuta yagomba kugurishwa. Yararebaga agatanga nta nyuma afite mu iyo y'amafaranga. Ndani ya pesa. Yesu aramubwira ngo Yesu akamwambia abakene muri kumwe iteka. Maskini mko nao milele. Abakene wa maskini bo muri kumwe nabo iteka. Ariko ngewe ntabwo turi kumwe iteka. Hatutaishi na ninyi milele. Mana bamugisha Tunabariki kwa jina la Yesu. Burya Imana iturinde umutima wa Yuda. Aturinde moyo kama Yuda. Tuteguterana nka Yuda. Kusanyika kama Yuda. Uko Yuda baga mwiteraniro ariko ntayindi. Yuda akaba mwiteraniro ntabwo bimutwara. Dukore byiza. Duhinduke. Dutegereze twihagire. Ngoja tunasubira. Isezerano. Ahadi. Nigomba rirasohoka. Ahadi litatimia. Nubwo ryatinda. Hata inakawa. Ubwo yari imyaka. Hata ikuwe miaka. Ubwo yari ibihumbi. Ayo maelfu. Ariko byanga bikundi. Ibende isipopenda irasohoka. Itatimia. Imana yacu umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ibyo yavuze aliyoyasema. Bitegereze mwihangane. Ngoja nasubiri. No kubikora izakutenda itaitenga. Mana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Ibyo tukuganira. Mambo tulikuwa tunaongea tuti. Tunaongea eti. Ibimenyetso dalili bigaragaza ya kuonyesha kwa Yesu Kristo. Abantu bose barabibona. Watu wote wanaviona. Bakabirebesha amaso. Wanaona na macho. Bakaribirebesha bakabyumvisha amatwi. Wanasikia na masikio. Ni ukuvuga ngo kusema kwamba ibyo wumvisha amatwi. Ibyo urebesha amaso yawe. Kandi ukabona ari ibimenyetso bigaragaza ko kwa Yesu Kristo. Tuguhinduka. Bitume ugenda nk'inyambo. Utegereze kwa Yesu Kristo. Kuko araje nta kabuza. Araje nta kabuza. Uterane. Udaterana. Ntabwo ibintu imigambi y'Imana. Usinde. Udagusinda. Ntabwo ibintu imigambi y'Imana. Umugambi w'Uwiteka ku muntu. Ni umugambi mwiza. Ariko umuntu kuko ahitamo nabi. Ahitamo ibibi. Ahitamo ibibi. Imana
bari bamerewe neza, bari bamerewe neza. Imana ikabatembera mu gihe cya nimugoroba, igihe cya nimugoroba ikabatemberera ikabaganiriza, byari ibyishimo bikomeye. Ariko Satani aje areba ibyishimo by'abantu bafite, arabaza no kurya muzarya, yego aravuga ati oya, ahubwo haruguru mutamenya icyiza ari cyiza, mujya kuyakunda muramenya icyiza ndetse mujye n'ikibi. Imana igenera abantu ibyiza, abantu bakigenera ibyiza. Ariko icyo ndi kuganira nuko ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo biri hafi, biri hafi. Weho nanjye twitegure kuko umwami wacu araza nta kabuza. Imana yacu bamugisha. Hanyuma bigenda bite? Umunezero bari bafite, Satani ni wo bawugiye bakoze icyaha. Imana iti mtakufa mtakufa, uko wize ni icyaha sawa, umeshiletea sawa, mtakufa mtakufa, kandi sasa uzabyara urushe nawe mugabo we uzajya wibakuya hata jasho. Burya nuko nibyo dukora matendo yetu yawe bitangirira ilikuwa kama mwanzo, yawe mitangirira kwa mwanzo, inabyo ni umunsi byo, na leo ndio inakuwa nibyo tugifite. Hilo tungana umwami wetu atugenera ibyiza, baracu bamugisha izina rya Yesu Kristo. Abantu bazaba kubikunda, abantu bazaba boniya, abantu bazaba bakora ibyaha bitandukanye, intambara n'imubona bihari, byose byarabaye. Tubitegereze, byarabaye n'uyu munsi biri kuba. Ni ukuvuga ngo rero niba biri kuba ibiri turarame, niba biri kuba turarame, turebe mu ijuru, dutegereze gutabarwa kw'Imana, gutabara kw'Imana. Gutabarwa kwacu nta handi kwava, ni ku Uwiteka. Gutabarwa kwacu n'urwara utabaza Uwiteka. Ariko nshimishwa nuko umuntu wese ageze aha ngaha akazirya Imana amukoreye icyo ngicyo, Imana irabyishima cyane. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dushojereza ngaha kubera yuko ijambo rimwe rikiza umuntu, ijambo rimwe bigatuma urimbuka. Burya ni ukuvuga ngo kuvuga cyane, kuvuga menshi ntabwo ari gukiza umuntu, ahubwo kumva ugashyira mu bikorwa niyo bikiza umuntu. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri kutubwira ni mu magambo yanjye uzafata urushaka, bari ko kuba amagambo y'Uwiteka ari bw'ibyo Yesu Kristo akoze icyo ushaka. Nuba mu magambo yanjye usaba icyo ushaka, nanjye nzagikora, nzakiguha mu izina ry'Umwami wacu. Ni ukuvuga ngo ikitugomba ni uko amagambo ahasigaye nawe ugasaba. Ejo tuba tukumva inkuru za Hezekiya, wabaye mu magambo y'Imana hanyuma akagira icyo yishyuza. N'uyu munsi nuba amagambo y'Imana uzishyuza, uzavuga ati warasezeranije ngo ninkora iki nawe uzambika, ninkora neza nawe uzamubwira uhoraho, kandi wowe wabivuze uzabisabe. Imana itugu kubiguha mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu bamugisha kandi ibiriza heza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tukaba turi kureba amagambo ari kuvuga ngo ibigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo. Burya Isiraheli niba ari bamutinya akaba ari mu ntambara, bari kurwanira gakondo yabo. Kandi mbabwira ikintu kimwe, iyi ntambara ya Isiraheli ntabwo izagipfa kurangira, kubera yuko muri Gaza niho hariho igihugu cya Isiraheli. Uvuga ngo Gaza ifite hanini cyane ya Isiraheli, kandi impamvu ari kurwana bari kugenda begera aho urusengero rwa Salomo kugira ngo niba hafata babone uburyo bazubaka rwa rusengero rwari rwubatse, kandi kurwubaka ruzubakwa. Itorero ryagiye, itorero ni ukuvuga ngo itorero rizagenda mbere y'uko urusengero rwubakwa.
Okay, sinzi ko bizaba ryari. Sijui itakuwa wakati gani. Ntabwo mbizi. Sijui. Nuko nawe utabizi. Saa kama vile na. Ariko isaha. Lakini saa. Urayireba yuko bari kurwana. Kwamba wanapigana. Bararwana. Bararwana gakondo yabo. Begereza kugira ngo bakore icyo kintu. Kumvise yuko ibikoresho byateguwe. Na vyombo ikintu cyose cy'umwanya wawe. Igisigaje gusa ni ugufata abantu bagafata hari urusengero rwa Salomo hasigaye itara rikazamuka bamaze gushyira umusingi. Mana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Ariko ibyo byose intambara muri kubona, ibintu muri kubona, ibintu muri kumva, izo zose mujye ku binyamakuru rero. Ku binyamakuru uzasanga ibintu biba kuri YouTube, ni ibintu by'intambara, ni intambara ya Israel, ni intambara ya Ukraine, ni intambara yo muri Kongo. Iyo bigeze muri Kongo abanyamakuru baba babonye akazi. Ariko ibyo byose bigaragaza kuruka Imana yacu bamugisha kandi birize heza mu izina rya Kristo.